ariko namwe ba diaspora mwikubita agashyi. Imiryango yacu rimwe na rimwe twasize inyuma, usanga ifite ubukene. Mu gihe cyose babasabye mugerageze mu basaranganye mu gihe waba ufite ubwo bushobozi. Ntucikwe. Subscribe to DS Connect TV. Iyi ni DS Connect TV, njye amazina yanjye ni Eric Siuzika. Nkuko bisanzwe ndizera ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Ubwo ndavuga abaherereye muri Europe, hano duherereye, abaherereye muri Aziya, abaherereye muri Amerika, cyangwa se n'abaherereye muri Afrika iyo dukomoka. Ndizera ko rero Uwiteka akomeje kubarinda. Uyu munsi rero nje mbazana ikiganiro, ariko reka manze nisegure. Twe tumaze iminsi mike tutabaye ibiganiro kubera ko ntago nari meze neza. Murabona ko n'iminwa yanjye itameze neza. Iyo turi mu gihe cya winter usanga iminwa yanjye yacikaguritse ikazana ibisebe, ariko icy'ingenzi nuko mba nshoboye kuvuga. Reka rero dukomeze uyu munsi. Nkaba nabateguriye ingingo ijyanye na commentaire nasomye ku kinyamakuru, cyangwa se ubwo ni kuri Radio 10, benshi murayizi Radio 10 yo mu Rwanda. Bari babajije, hari insanganyamatsiko ivuga iti ngo tuganire ku ngeso ya bamwe mu banyarwanda yo gukura ibyinyo aba diaspora. Mubona iteye inkeke, ikwiye kurwanywa cyangwa se si ngombwa? Ngo tuganire. Nyuma y'iyi ngingo nkunda gusoma ibinyamakuru cyane, kurikira ndetse na social media cyane. Ubwo rero nasomye kuri rangingo bari bashizeho, noneho mbona umuntu wanditse commentaire, akaba ari nayo ngira ngo tuganireho, kuko twese biratureba nk'aba diaspora ndetse n'abatari aba diaspora, nabo iki kintu kirabareba. Uyu munsi rako ari byo nshaka kugira ngo tuganireho. Ndabashyiriraho n'amafoto, wenda hari wabyumva nabi akagira ngo nibyo nihimbiye, ariko uyu munsi nifuje ko ari byo tuganiraho. Mumaze rero kumva iyo ngingo Radio 10 yari yatanze ko ariyo bari bagiye kuganiraho. Noneho ngiye kubasomera commentaire y'umwe mu bakunzi babo, niyo nafashe kugira ngo nze kuyisoma. Ubwo akaba ari nkongeraho n'aga commentaire gatoya. Ni ukuvuga ngo ni uwo mukunzi wabo yitwa Bienvenue Wikirinda. Ubwo niko yita nyine kuri Facebook. Yaratangiye agira ati ngo ingeso yo gusabiriza abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa se aba diaspora ni ikibazo kigenda kigaragara mu mibanire y'abasigaye mu gihugu n'abari hanze. Iyi ngeso irashobora gutera ibibazo bitandukanye mu miryango nyarwanda, cyangwa se mu muryango nyarwanda. Reka twese tugaruke ku ngingo z'ingenzi zijyanye n'iki kibazo. Ubwo ni ikibazo cyangwa se mu bitekerezo bye uko abibona yabigabyemo ibyiciro byinshi. Ni ukuvuga ingingo ya mbere yaravuze ngo ese iteye inkeke? Ngo yego, iyi ngeso iteye inkeke kubera impamvu zitandukanye. Ubwo nazo ziraje: kubangamira ubwisanzure bw'abadiaspora. Abari hanze usanga bahora baterwa ubwoba bwo kwitabira ibikorwa byo kuganira cyangwa gutanga amakuru ku buzima bwabo, kuko bazi ko bizakurikirwa no gusabwa amafaranga cyangwa
ubufasha butandukanye. Murumva uyu muntu nubwo ari Bienvenue w'ikirinda wagira ngo nawe ni umudiaspora, kuko iki kintu rwose yavuze nicyo. Hari igihe abadiaspora rimwe na rimwe birengagiza abo bamwe bo mu miryango yabo, cyangwa se ntibagire imishyikirano cyane, ntibaganire, niba nabyita ngo iki, ntibagire ibiganiro bitewe n'icyo kintu uyu muntu yavuze, kuko aba azi ko igihe cyose aba ashaka ubufasha, abashaka amafaranga. Reka tujye ku bindi. Indi ngingo yaravuze ngo kugabanya umubano mwiza. Iyo abari hanze bahora basabwa inkunga cyangwa ibintu bindi, bishobora gutuma batangira kugendera kure imiryango yabo cyangwa inshuti zabo mu gihugu. Nk'uko nari maze kubivuga, rwose hari igihe abadiaspora bagenda rimwe na rimwe bigura intege, bakagendera kure y'imiryango yabo kubera izo mpamvu. Kuko igihe cyose iyo baganiye usanga wenda ni ibibazo ari kumutura, ashaka amafaranga, ashaka amayinite yo guhamagara, cyangwa se mega zo kujya kuri interinete kugira ngo acatinge. Ibyo byose ugasanga biri gutuma umubano wo hagati y'abadiaspora n'abanyarwanda, cyangwa se abandi baba barasigaye mu gihugu. Ubwo ntituvuga abanyarwanda, nuko bano ari abo mu Rwanda ariko n'ahandi hose, haba mu Burundi, muri Congo, Kenya, mwe mwese muvuga ikinyarwanda nimwe tuba turi kubwira. Ugasanga ya mishyikirano y'abatuye hanze aribo ba diaspora n'abasigaye mu gihugu kandi ari imiryango yabo, ugasanga bari kugenderanira kure kubera iyo mpamvu. Yarakomeje agira ngo n'indi ngingo ngo kwangiza isura y'igihugu. Iyo abari hanze bavuga ko abavandimwe babo cyangwa abanyarwanda muri rusange bahora babasabiriza, bishobora gutuma abandi baturage b'amahanga batangira kubafata nk'abantu batihesha agaciro. Iki nacyo nicyo, kubera ko akenshi mu ba diaspora iyo uhora wohereza amafaranga, urabona badushyiraho control akenshi, bareba uko uri guhora ukora transfer y'amafaranga, barareba bagasanga kwa kundi uri kohereza amafaranga muri Afurika cyangwa se hehe, basanga wenda nka banki yareba kuri konti bagasanga wohereza menshi, ayo wohereza n'ayo usigarana bagasanga bo bakumva ko wishwe n'inzara, kandi wenda hari igihe warasevinze wenda dukeya mu nzu waradukuye no kuri konti iki, ariko bo babumva ko ahubwo wowe wicura. Uyu muntu rero w'ikirinda, niba ari Bienvenue w'ikirinda, arabizi neza, yagiye sinzi ukuntu nabivuga, wagira nawe ngo ni umudiaspora. Indi ngingo yaravuze ngo guteza ishyari abantu bamwe basabiriza bishobora gukura ishyari mu mibanire, bakagira imyumvire y'uko abadiaspora bose ari abakire nyamara atari byo. Ni ukuvuga iyo bamwe mu badiaspora, hari igihe umudiaspora aba ameze neza, aba akorera cash nyinshi cyane, akajya muri Afurika ari smart, none abo muri Afurika iyo bamubonye bumva ko abadiaspora bose ariko bameze, kandi nyamara hari ukorera amafaranga menshi, ariko hari na wa wundi ukora amafaranga make. Noneho abasigaye mu gihugu basanga bari kubafata kimwe. Ubwo ntago ari byo. Abantu bagomba kujya bamenya ko abadiaspora batandukanye ndetse bafite n'ubushobozi butandukanye. Hari nuza muri Afurika ariko nyamara afite ya mafaranga amutunga ari muri Afurika, afite buri kintu cyose, ariko nagaruka nawe akazagaruka nta saving yindi yakoze,
akora asubiza hahandi yakuye. Ubwo rero twese ntago tuba tunganya ubushobozi. Ingingo ya kabiri yaravuze ngo ese ikwiye kurwanywa nk'uko Radio Disi yari yabibajije. Aravuga ngo yego, iyi ngeso ikwiye gukosorwa atari kugamije kunenga, ahubwo hagamijwe guteza imbere umubano mwiza. Ni ukuri ku bantu batwumva, ibi bintu ni byiza kubera ko bitarwanyijwe, ni ukuvuga hazabaho ya distance y'imiryango. Abantu bo mu miryango ugasanga hari guhora rwa runtu uyu muntu ntama, cyangwa se uyu muntu aranyirengagiza, cyangwa se gutyo ugasanga umuryango uracitse cyangwa se ucitsemo ibice kubera ko nta mishyikirano bafitanye, kubera ko ya mishyikirano bakagiranye iza ariyo gusaba ubufasha, gusaba amafaranga se, byose twagiye tubivugaho. Kwigisha umuco ubupfura, ubwo rero nta kagingo kandi kaje kuri iriya ngingo ngo ese bikwiye kurwanywa. Abantu bakwiye kumenya ko gusabiriza buri gihe bitesha agaciro ndetse bishobora guhindura umubano mwiza ukaba ikibazo. Ibi twabivuzeho ngo nta zindi comment ndateraho kuko ibyinshi nagiye mbisobanura. Ikindi, kwerekana uburyo bwo kwihangira imirimo, ahubwo abari mu gihugu bakwiye gushishikarizwa gukora, kwihangira imirimo cyangwa gukoresha amahirwe ahari aho kuba kwagura hari ibyavuyeho kamvuge kwagura amahirwe ahari. Ni ukuvuga ngo abantu niba unafite n'uwo muryango bakoresheje utwo dufaranga, shaka ikintu udukoramo, niyo twaba ari duke ariko hari ikintu twakora. Ntugire, hari benshi usanga basaba ngo nta mamega mfite muri telefone ntaki, aho kugira ngo agusabe icyamuteza imbere. Ariko nyamara umwohereze nk'ibyo 100 by'amanyarwanda, 150, we akumva ko ni mega umuhaye, ntagire ikintu yakoresha. Kandi nyamara iyo akoramo agashinga ko kwihangira umurimo, yari kuyabyaza umusaruro ku buryo n'icyo kibazo kindi cyo kongera wenda kugusaba. Yego, ibibazo buri muntu wese hari ukuntu tugira ibibazo, ukaba wahomba se, ariko ntaba ari byo bituma umubano wanyu ucika kubera iyo mpamvu, ahubwo ukihangira imirimo. Kwagura uburyo bwo gufashanya mu bwubahane, ubwo nakandi kagingo ngo abadiaspora bashobora gufasha mu buryo bwagutse nka gahunda z'iterambere aho gusaba umuntu ku giti cye. Murumva, mu badiaspora habamo gahunda zitandukanye, aho yo habaye nka za gahunda gira inka munyarwanda, ubwo ndavuga ku banyarwanda. Hari mituweli, hari igihe abantu bishyira hamwe bakavuga ngo reka dutangire nk'abantu 50, 100 tubatangire mituweli. Ubwo aho abari gufasha mu iterambere ry'igihugu, kuko niba leta yari gufasha uriya muntu kumurihira mituweli cyangwa se kumuha ya nka yagira inka munyarwanda, usanga leta isevinze ayo mafaranga, ahubwo baba diaspora bakaba bateye icyo gikorwa inkunga, bagafasha mu iterambere mu buryo bwa rusange. Ubwo hano twavuye mu miryango, hano twagiye muri rusange ndetse no guteza imbere igihugu. Kuko iyo umuntu agiye aha buri muntu ku giti cye, usanga n'ubundi wa mu diaspora ubushobozi ntabwo afite bwo guha buri wese, kandi n'uwo ahaye ugasanga yumva ko ari we wenyine uhari aha. None wamuhe nk'ibyo 50, 100 kumva ko ari make kubera ko azi ko nta wundi uha, kandi nyamara afite abantu benshi aha usanga asaranganya amafaranga.
ubwo rero iki kintu turakibonye ko aho kugira ngo afashe gutyo ahubwo agahitamo kubinyuza mu bikorwa by'iterambere by'igihugu, kandi nabyo ni byiza. Ugasanga hariho wenda ari kublamingwa cyangwa se babifashe nabi, bakumva yuko adafasha, ariko nyamara mu bindi bikorwa biteza imbere igihugu ariho atanga umusanzu we, aho kugira ngo ajye muri bya bindi byose twavugaga by'amafamiye, kubera ko hagiyemo distance yuko baba bamusaba kenshi kandi abantu batandukanye, akabura uwaha n'uwo yareka, ahubwo agahitamo gufasha muri ibyo bikorwa bya rusange. Uyu muntu rwose iyi comment narayikunze kubera ko wagira ngo azi by'aba diaspora. Noneho hano ari kwanzura, yaravuze ngo umwanzuro, ndabibashyiriraho no kuri screen muri kubireba. Gusabiriza aba diaspora si umuco mwiza kandi birakwiye kubikuraho. Gufashanya ni byiza, ariko bigomba gukorwa mu buryo bwubaka budatesha agaciro. Tugomba gushyira imbere umuco w'ubumwe, aho buri wese atanga cyangwa asaba ubufasha mu bwubahane n'ubushake. Ni ukuri uyu muntu iyi commentaire naramukunze cyane, ku buryo yavuze buri kintu cyose buri umudiaspora wese atekereza kandi yifuza. Noneho undi yaje amusubiza ngo uvuze ukuri cyane rwose, ongeraho ko hari n'abanga kugaruka mu gihugu, banga ko bazasanganizwa ibibazo bikeneye amafaranga, aho kukwereka ko bakwishimiye. Ni ukuri bahesha isura mbi igihugu, kuko byumvikana ko inzara yenda kubica, bigomba guhinduka rwose. Undi arongera urakoze cyane, ibyo uvuze ntitubitanyamo, uwo muco mubi uzaranduka. Ahubwo si aba diaspora gusa, kuko n'ababa mu mijyi, abasigaye mu cyaro nabo baba babamereye nabi, babaka amafaranga y'agacupa ukagira ngo bari guhembesha. Noneho bizi iyo ugiye mu cyaro ku mpamvu runaka, bagusaba nk'abishyuza umwenda ubarimo. Bikwiye guhagarara muri 2025, ngo ni muri uyu mwaka turimo. Nk'uko mubibona rero kuri screen zanyu, ibi byose twabiganiriyeho. Ubwo rero nk'umwanzuro rwose ndumva mwabyumvise, ariko namwe ba diaspora mwikubita agashyi. Imiryango yacu rimwe na rimwe twasize inyuma, usanga ifite ubukene. Mu gihe cyose babasabye, mugerageze mubasaranganye mu gihe waba ufite ubwo bushobozi. Yego, no muri biriya bikorwa by'iterambere by'igihugu nabyo mukabifasha, mbega tukajya dusaranganya. Ari aha gusa sinkubwiye ngo ugende wicwe n'inzara kubera ko wafashije cyangwa se watanze amafaranga menshi ku bagusabye bose. Nawe ugomba kwimenya, ariko dusaranganye duke dufite. Reka rero nsoze kino kiganiro, ndizera ko mwakuyemo inyigisho muri iyi commentaire nari ndi gusoma y'uyu mukunzi wa Radio 10. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza, kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu mubisangiza n'abandi. Ubwo ibindi biganiro naho ubutaha. Mwari kumwe na Eric Uzike kuri Dias Connect TV. Ciao.